reka twongere tubahe ikaze. Ni wa mwanya mwiza twahariye ibyaremwe ndetse n'ibikomoka ku bimera muri rusange. Nk'uko bisanzwe nitwa Aime, uyu munsi ndi kumwe na Uwasemire. Yego. Tugiye rero kuganira byinshi bitandukanye n'ubundi ku byaremwe. Uyu munsi mufite amatsiko y'icyo tugiye kuganira. Hanyuma rero nk'abatindiye tugiye kuganira ku kamaro ko gukoresha ibimera tukabirya ari bibisi. Miri niwe ugiye kudufasha akatubwira bimwe mu mimaro ihari yo kurya ibiryo ariko tukabirya ari bibisi. Umwanya ni uwawe. Murakoze cyane. Tugiye kurebera hamwe akamaro ko gufata amafunguro mabisi. Yego. Buriya amafunguro mabisi afite akamaro kanini. Yego. Kuko urebye ubuzima bw'umuntu. Yego. Ni imari ikomeye. Niyo mpamvu dukwiriye kuyibungabunga. Yego. Rero iyo mari dufite tugomba kubungabunga. Ni byiza ko twanakongeramo tugafata amafunguro mabisi. Yego. Ayo mafunguro mabisi rero iyo tuyariye ikintu cya mbere dukora turuhura umubiri. Yego. Noneho n'ingingo zacu zimererwa neza. Noneho n'ikindi kiyongereyeho gitangaje mu mafunguro mabisi, burya iyo twayafashe aha ingufu intekerezo zacu zigakora neza. Yego. Zikagira imbaraga. Yego. Zikisha kuri gahunda. Yego. Urumva ko mu gufata amafunguro mabisi ari ibintu bitangaje kandi ni ibintu byiza cyane ku buzima bwacu. Yego. Biragaragara rero ko amafunguro mabisi akenewe mu mibereho yacu ya buri munsi. Ni ingero nyinshi dushobora gufata z'amafunguro ndetse tukabona aho tugenda tuyafata ari mabisi. Hari imboga dukoresha ari mbisi, benshi muri twe dukunda guhekenya bimwe mu biribwa, ubwo ndavuga karoti, hari abakunda guhekenya imyumbati mibisi, hari abakunda intoryi n'ibindi bigiye bitandukanye. Amafunguro rero yose ushobora kubona ukaba wayakoresha ari mabisi, ngira ngo murumva ko ni ingirakamaro kuba aya mafunguro dufata tugateka, nimba hari ayo bishoboka ko twakoresha tukayarya ari mabisi bikaba ntacyo bidutwaye. Ni byiza ko tuyakoresha kuko nibwo intungamubiri zose tuba tuzifashe kuri kantite yuzuye. Uyu munsi rero reka episode y'uno munsi tuyisoreze hano. Murumva ko amafunguro mabisi afite umumaro kandi ukomeye. Ni ahacu rero kugira ngo aho tubonye amafunguro yose, aho bishoboka hose dukoreshe amafunguro mabisi kugira ngo imibiri yacu ibone imbaraga z'umwimerere ziturutse mu bimera cyangwa mu mafunguro uko ari. Reka rero tubashimire ndetse nawe ngushimire Miri wabanye natwe. Gahunda yacu nakagaruka kuri Momberger TV. Mukore subscribe ndetse ibikorwa byacu like cyangwa muduhe comments kugira ngo tumenye gahunda tubagezaho n'uburyo twazinoza kurushaho. Gahunda yacu nakagaruka naho ubutaha tubagezaho byinshi ku bijyanye n'ibimera ndetse n'ubuzima muri rusange. Imana ibahe umugisha.